serious cyane rero ndi serious cyane mutandeho gutya ntabwo nyeshobora kurambagiza umuntu mbona utari kuri level insumbye nese nkeneye umuntu nkurura nanjye nkajya gukurura abandi mwabaye mute kandi nuba mumve babwirije muri komeye nuba n'umuntu atagufitiye umumaro akaba atakuzamura mu mavuta akaba atagira n'icyo akumarira mu buzima busanzwe mwihorere wigendere wikwiriga umwirukanka inyuma yo guteza abadayimoni we nagukenera azagushaka ndambagiza abakobwa 19 uwanjye mubona kushura 20 uwo ndambagize wese kambwira ngo siwe uwawe yambaye itaburi ndavuga ntacyo ari kubwateye neza reka mubaze ibibazo ndambwira ntireka nkubwire nicyo kibazo cya mbere mubashije simwebe mutumye njya mu buhamya koko ndambwira ntireka nkubaze Mana yarambwiye ngo nzashaka umukobwa wambaye itabura uhuriye he nayo ndambwira ni Mana yarambwiye n'ubwiyemezi bwinshi na confidence ngo nzashaka umukobwa w'isugi niko Imana yambwiye waba warasambanye cyangwa ntiwasambanye aho ngaho direct arandeba ansubije ijambo rikomeye arambwira ngo nanga amacupa nabitsina niyo magambo yambwiye ngo yanga amacupa nabitsina macupa n'umuntu ngw'inzoga bitsina n'umuntu usambana arambwira ngo nemenye ko wigeze kubikoraho ntabwo nagushaka manambwiye ntirambwire Mana arambwiye ngo nzashaka umukobwa ukunda ibara ukunda irihe bara wowe ngo menyuze n'Imana cya Rose gice cyaho cya mbere dusome duhereye ku murongo wa 14 turangize n'uwa 17 twumve icyo umwuka agambiriye kutubwira mu ijambo. Turasoma igitabo kiri mu mateka, kiri mu bitabo by'amateka, cyitwa igitabo cya Rusi, amateka yabayeho, igice cyaho cya mbere, murongo wa 14. Gitabo kumva mukirambura Bibiliya zanyu, igitabo kiri mu bitabo by'amateka cyitwa igitabo cya Rusi, igice cya mbere umurongo wa 14, paji ya 256. Haravuze ngo barongera batera hejuru bararira, Orupa asoma nyirabukwe, Rusi we amubaho akaramata. Nahuma aravuga ati, dore mukamugabo wanyu asubiye mu bwoko bwabo ku Mana ye, nawe usubireyo ukurikire mukamugabo wanyu. 16 none nakuye intego y'ijambo turi buganire. Bango Rusi aramusubiza ati, winyingingira kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira, kuko aho uzajya ariho nzajya, kandi aho uzarara ariho nzarara. Ubwoko bwawe buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe nizaba Imana yanjye. Aho uzagwa niho nzagwa, bahampambe. Nihagira ikintandukanya nawe atari urupfu, Uwiteka azabimpore ndetse bikabije. Amen. Nkunda mikoro nziza kandi nkakunda umuntu uyikora akabisoza ntiyongere kuyikoramo. Iyo byanze nyishyira hasi. Ngiye mfite akanwa kavuga cyane, ntabwo nkigira ikibazo cya microphone, uretse ko munatinya ubusa. Mutinya ubusa. Reka mbaganirize ijambo ry'Imana. Ndashimira umwigisha wabanje, Imana imuhe umugisha. Shimira umuyobozi wabanje, nawe yaduhanuriye, Imana imuhe umugisha.
ku baje nyuma nitwa Jean Claude Munezero, bakunze kunyitirana na Pasiteri Munezero. Nsengera muri paruwase ya Kicukiro Shere, itorero rya Kavumu, icyahoze ari Kamashasha. Maze imyaka mike nigisha, ariko ugereranyije n'imyaka mfite ntabwo ari mike, kuko maze imyaka 23 mfite mikoro ndimo nigisha. Simbyirata ahubwo nirata Kristo Yesu. Ndashimira Imana. Ubundi twebwe ntabwo dushima abigisha, dushima tugiye kwigisha, niko teoloji dutegeka. Teoloji niko dutegeka kugira ngo tutarya umwanya. Shimira Imana yankoreye ubukwe 11 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize. Ihimbazwe. Yankoreye ubukwe, ntabwo ndi butanga ubuhamya. Nari mfite ibiro 110, none mfite ibiro 69. Umugore amajije gushyiraho ibiro 3. Haleluya. Amen. Byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Mana ihimbazwe kuko ishobora byose. Uragarutse? Niyo nawe twakwigisha. Nimuhahamuke. Sifa kwa Mungu. Ntabwo ndi butanga ubuhamya ko igihe mfite n'igitoya, ariko ndifuza kubaganiriza ijambo Imana yampaye. Nibikunda nzababwira amakuru y'ubukwe nongeye kugaruka. Nabonye Imana ikora ubukwe, kandi ikora ubukwe kuri kunyendereza. Aya ngo nze kunanirwa kwigisha ibyo nateguye kwigisha. Niga mu wa 4 segonderi. Imana yarambwiye ngo nzashaka umukobwa wambaye itaburiya. Sinabiyitaho kubera twasengaga. Hari igihe twasenze twe tukajya twumva mu gitondo buri buke tukajya mu ijuru, ariko nta bindi bintu natekerezaga ijuru ryonyine. Twarigaga. None rero Imana irambwira ngo uzashaka umukobwa wambaye itaburiya. Ibivuze numva abahanuzi ibyo barimo ntabwo ari byo. Soza kwiga ihute. Shoje kwiga, Imana irambwira ngo nkwirukanye iwanyu kwa so muri Kayonza. Imana irambwira ngo ndakwirukanye rero hava ugende. Ndaza nzi Kigali. Nzi Kigali ndi umuhanuzi, ariko utazi kwigisha ijambo ry'Imana. Nasomaga ijambo rimwe nkarigenderaho nkahanura. Ndahanura, nakundwa no kwigisha bigenda biza, ariko biza kubera nasomaga. Niyo mpamvu mwene data yavuze ngo mukunde gusoma ijambo ry'Imana.
ijambo ry'Imana ni ryiza urikuramo igisubizo. Mu gihe rero ntangiye kumenya kwigisha ijambo ry'Imana, abashumba barankunda bansaba ko narongora, ndarambagiza. Uwo ndambagize wese kambwira ngo si we uwawe yambaye itaburiya. Mba muri ubwo buzima, bigera n'ubwo umushumba umwaka rero ntavuze yanumiye arambwira ngo uzamara amezi 3 muri kano karere ukigishamo, ariko target yari afite yashakaga yuko nta rukundo nagiraga, yashakaga ko umukobwa we w'imfura ankunda tugashakana. Aramuma bari wagira protokole wanjye, ari unsasira, ari ugira ibice byose, tukaganira mu cyumba cy'abashyitsi mvuye kwigisha, ariko ngiye ntabwo byambagamo. Biza gusoza ayo mezi ashize, bamfungira ibahasha nk'umukozi w'Imana wigishije ariko ngiye gutaha mu ijoro rya nyuma nsengera umukobwa, ndavuga nti Mana, ngiye mbuze imbaraga zimurongora, ariko muhamagariye umugabo uzamurongora mu izina rye, kandi ntibirenze amezi 3, nyengira umwuka wo gutegeka. Ndamutegekera, mu mezi 2 haturuka inkonkobatsi ivuye ku Gisenyi, iraza yita imupa imukunda, bahita bakora ubukwe vuba vuba byirukanka cyane. Uwo mugabo, uwo muhungu umurongoye bahita bamuha ubupasiteri, bamusengeye kubwira muri ubupasiteri rimwe. Nibera ndambagiza abakobwa 19, uwanjye mubona kushura 20. Wankundanye nawe wese imbwira ngo itabura, sinshoje ubugora ubuhamya ndabusamarayizinze, muzambwire mutange ndabusamarayizinze mu izina rya Yesu. Mu gihe njya guhura nawe rero ninjiye mu mbaraga zidasanzwe zo gusenga, ninjiye mu mbaraga zidasanzwe zo gusenga, mbwira Imana ngo Bibiliya ivuga ngo musabe muzahabwa, mukomange muzakingurirwa, mushake muzabona. Nyibwiza uko ndayibwira nti itaburiya zawe ndazihaza. Noneho rero nyemera nirambagirize, iba yohereje umuhanuzi umwe, abaramanuriye arambwiye ngo Imana yavuze ngo genda urambagize izagushimira. Kubera ndi serious cyane rero, ndi serious cyane mutandeho gutya, ntabwo nshobora kurambagiza umuntu mbona utari kuri level insumbye. Nese nkeneye umuntu nkurura, nanjye nkajya gukurura abandi. Mwabaye mute? Kandi nuba mumve babwira ijambo rikomeye, nuba n'umuntu atagufitiye umumaro, akaba atakuzamura mu mavuta, akaba atagira n'icyo akumarira mu buzima busanzwe, mwihorere wigendere. Wirirwa umwirukanga inyuma yo guteza abadayimoni. We nagukenera azagushaka, ariko wikirirwa umwirukanga inyuma. Reka mpanura mu izina rya Yesu. Mvuganye n'Imana ishobora byose. Nestele balegalan Tilezi mi efoken stone. Mana irambwiye ngo ninkubwire ngo reka mpanurire ngo nzagaruke mvuge nigisha. Mana irambwiye ngo ninkubwire ngo wowe Zaburi nshya. To
tuyikomere amashyi tuyishimire mu izina rya Yesu. Mwanyemerera nkavuga nkigisha. Umukobwa hajya naringeze he munyibutse? Yari inyemereye ngo njye kurambaza izagira gute? Ndareba Imana yampamagare kureba. Mpura n'umugabo nagiye gusengera umugore w'umuntu uyobora korari ya paruwasi ikize hano muri kino gihugu. Ngezeyo bendaga kwimukira mu yindi nzu, ntibakunda kuba mu nzu zabo bafite izabo barazikodesha nabo bagakodesha. Tujya gusengera inzu ye rero bari bagiye kwimukiramo. Turimo tugenda ndebije umugore we mbona afite ibindi bigese ukuntu. Ndamubwira nti ko mbona ukora ibyaha kandi n'umugabo umeze uku witwa uku. Arahombotse aravuza induru aratu Uwiteka we narabikoze ndi muri izo nzira zabyo ntibyari byaba ariko ndimo ibintu dukora bijya kumera nkabyo. Abaramuhamagaye arihana ngo yihane na wa mugabo barankunze. Uwo mugabo waraje dutegura ko couple zabo nzazihuza uko ari ebyiri kugira ngo dusenge duciza mbaraga. Izo couple ziraza ari ebyiri turasenga. Tumajije gusenga mitangazo uwo mugabo ndamubwira nti rero nawe tanga ubuhamya ko ninjye wari uyoboye. Abampaye ubuhamya numva yarambagije inshuro nyinshi nawe numva umwuka arantegetse ngo nimubwire ngo azambera pare. Ndabimubwira arabinyemerera. Maze kubinyemerera igihe navaga gusenga aho ngaho rero bambwiye uko nguko mwanuzi yampanuriye. Naramubwiye nti kw'Imana yanyemereye ko ndambagiza wandebeye hanze y'igihugu ma diaspora ko mbizi ukunze kujya hanze cyane nkishakira umukobwa w'umusirimu ufite amafaranga. Habarambwiye ati nta kibazo. Akoze kuwa mbere abaramubonye anyeretse ifoto ndebye uko asa. Navuga nti ngewe uyu sinamushaka kubera ibiro afite. Nge numvaga nzashaka umugore ufite ibiro nka 45. Akora kuwa kabiri mbana bigiye kujyamo gakeya. Aravuga ati ngende umugatolike PS navamo. Navuga ngo nuzuye umwuka nanjye ntibyakunda. Mba mbivuyemo nibyo aba diaspora nkomeza gusenga Imana. Ngenda ndeba ndasenze simwe mwambwiye ngo nango ubuhamya su. Ndasenze marire gusenga wa mugabo nabwiye abona ikiraka muri RBC yakoreye i Bugesera. Umugore wanjye nawe yakoraga mucyo bita Siba. Ibyo ni ntuza zikunze gukora muri research ku bintu by'ibiyobyabwenge n'ibindi runaka. No RBC isaba muri Siba abantu bajya ku interview kubera yuko akazi kari kababanye kenshi. Siba rero ireba umugore wanjye ngisanga niwe gifara imwoherezayo. Naho agiye guhura nande na pare. Ageze rero barimo bakora pare atanabyitera byibagiwe ngo agiye kumva yumva ijwi riramubwiye ngo reba. Arareba yamubwira ngo uriya mugore ureba uriya mukobwa ureba n'umugore wa Munezero. Parayikanga ngo yikange arongera ijwi rongera rirasa. Arangije rero ngo ajya kumushaka ngo amuhe nimero.
nkagira umugore wiyubaha bya hatari kugira ngo umuhamagare uri igitsina gabo biragoye. Ubwo n'abandi yari yabakubye b'abashoferi nyine nawe urabyumva. Nawe amuhamagara byanga agomba guca ku muyobozi mukuru. Araza pare ntihita mwishura ko Imana yamubwiye, aramubwira ngo mfite abahungu babiri, nabonye wavamo umugore mwiza wanyemera nkagushakiramo umwe, ngewe ndi umugabo mfite abana 7 n'umugore. Umukobwa arabiyumva mutega amatwi, arangiza muha nimero baraganira bisanzwe, bihereza aho ngaho. Pare rero ashoje gahunda arampamagara arambwira ati rero Munezero, hari umukobwa nabonye hano, Imana irambwira ngo ni umugore wawe, none rero reka nkohereza amafoto. Ndavuga nti karabaye, nyohereza iki? Amafoto. Arayohereje, yarebye ndebye uko asa, ndamubwira nti pare nturi umugome, ntabwo yari wo mugore nkwiye kurongora rwose wavangiwe. Ndabihakana mbitesha agaciro. Bava mu kiraka RBC, mu kiraka cya RBC, nange njya gusenga mpamagara Imana. Ndabibwira nti Imana paratangiye kumvangirwaho, none nange nje gusenga, mpishurira rwose ibintu bimeze neza, ntabara undengere. Nyibwiza ukuri, ndabibwira nti ndengera, irandengera. Yambwiye ijambo rikomeye, yohereje umuhanuzi ansanze ahantu bita mu butayu bwa hariya Ikabuga, umanutse ahantu bita ngo ni ku Mwembe. Inyohereza umuhanuzi arambwira ngo Imana irambwiye ngo igiye kugukora ku maso, ikwereka umugore wawe. Umugore wawe ikimenyetso Imana impaye akunda ibara ritukura cyane, niryo ribara kunda ribaho mu yandi mabara, imyenda yose yikunda kuba mu mutuku. Arongera arambwira ati ikindi cya kabiri, ntiyigeze yiyandurisha ni isugi. Arambwira ngo icya gatatu, yambaye itaburiya, arasa mu itaburiya. Ndavuga nti karabaye, uyu warimo mu izina rya nde? Rya Yesu. Ndavuga nti ibintu bigize gute? Birabivutse. Bitamvuga nubwo ahita ambwira ati kandi Imana irambwiye ngo mu byumweru bitatu urabugize gute? Umubonye. Ndavuga nti ntiwe ubwo prejishe ni byiza mu izina rya nde? Ndangije rero nanje reka ko bitinze bibaye birebire. Bintu byambayeho nagashya. Mvuyeyo usenga, ndaje marire kuza mageze mbaye aho ngaho. Bintu byantangaje, cyumweru cya mbere kirashira, icya kabiri kirashira, icya gatatu kirimo gishira. Imana iniga wa mukobwa ahamagara pare, aramubwira ngo wa mugabo we, nirinze kuvuga izina cyane, nta babahungu baye babiri wambwiye barambenze. Amubwira uko nguko, amajije kwimubwira pare aravuga ngo hoya ntabwo bambenze, ntabwo bakubenze. Ahita ambwira ati Muneza barampamagaye, arambwira ngo genda ujye kunkura mu isoni, niyo wamureba ukamwanga ariko ne kugaragara nabi. Ambwira uko nguko. Navuga nti uyu mugabo n'icyubahiro namubonanye, reka njye kumukura mu isoni. Ariko uriya mugore uteye kuri yungana kuriya, reka njye ntibyavamo. Mba ndigendeye, ubwo abamaye nimero turavuga duhana gahunda. Tumaje guhana gahunda rero, twari buhurire mu Giporoso hariya hafi ya gare, hari akabare gahari. Twigeze kwakora inama y'ubukwe rero, ngezeho mpasanga abantu nzi, nibutse isura ya wa mukobwa, mba ndamuhamagaye hano hantu harajagaraye. Numvaga nifuza ko ari abantu bambona nicaranye nawe, kubera nyine ubwibone bwari bundimo. Ndamubwira nti madamu, ndamubwira nti rero ni hano hantu hagize gute? Harajagaraye. Abarambwiye ngo rero tugende njye tujya kwiyakirira ahantu. Najyaga niyakirira kuko nawe yacuruzaga ibintu by'inkweto hariya mu Giporoso, yari afite umuntu w'umukwa rimwe na rimwe akaza kuhasura. Rero yabaga yaje yarahiyakiriraga. Abaramubagaye ngo nimusange kuri gare, arambaza ngo wambaye ute? Ndamubwira nti wewe wambaye ute? Ko numvaga nyine nshaka ibintu bimucalenginga kugera ubwo duhure yamajije kunyanga. Abarambwiye ngo yambaye uko nguko, yari yambaye ikote ukuntu ry'ikigina kuntu n'akandi kantu kameze ukunda. Abimbwiye nsotse murebye, nsotse muri iyo bare nkase kuri gare, nitegereje uburyo ari mu muryango wa gare,
mwitegereje ijwi rirambwira ngo ihane, ijwi riransanga ngewe rirambwira ngo ni nihane. Ndavuga ngo nihane iki? Rirambwira ngo ihane kumpingira umuntu. ndapinze ngira Imana ntimbabarira, ariko by'urwego kugira ngo nkire umutima, numvaga umutima uri muri njye. Mbabarira rwose, ntimbabarira. Mba ndamwegereye ndamusuhuza, ubwo kandi mfite ibiro 110 ndikije ya cyiza cy'amatama meza, nasaga neza bya hatari, nari ninyoshye. Mba ndamwegereye, turamanukana turagenda twinjira aho ngaho yiyakiriraga, turaganira. Tumajije kuganira nyine mitanzana ibi confidence byo kumwiyemeraho, ariko mwisura ntiyarashamaje neza bya hatari, ariko ukuntu ateye narabiyemeje 100%. Nicyo kintu cyatumye mvuga nimvuga ntireka nihane ateye neza uko numvaga nifuza. Numvaga nshaka umuntu we birabikeya uteye nkawe, numva ndishimiye. Turamanuka, ariko ndebye mu maso mbona physical appearance, mbona muri faces mbona harimo ikibazo. Navuga ntacyo, ariko ubwo ateye neza reka mubaze ibibazo. Ndambwira ntireka nkubwire, nicyo kibazo cya mbere mubashije. Simwebe mutumye njya mu buhamya koko. Ndambwira ntireka nkubaze. Mana arambwira ngo nzashaka umukobwa wambaye itaburiya, uhuriye he nayo? Arambwira ngo ngewe ndi lisansiye mu kiganga. Arambwira ngo ni doctor. Arambwira ati rero buri munsi ndazambara no muri Arabisa n'indi ndambaye. Navuga nti karabaye. Ndambwira ni Imana yarambwiye n'ubwiyemezi bwinshi na confidence ngo nzashaka umukobwa w'isugi, niko Imana yambwiye. Waba warasambanye cyangwa ntiwasambanye, aho ngaho direct. Arandeba ansubije ijambo rikomeye, arambwira ngo nanga amacupa n'abitsina. Niyo magambo yambwiye, ngo yanga amacupa n'abitsina. Macupa ni umuntu unywa inzoga, bitsina ni umuntu usambana. Arambwira ngo nemenye ko wigeze kubikoraho, ntabwo nagushaka. Tamvuga nti Imana ishimwe, ndaga Kristo nawe naga Kristo ku mutima. Mbana ndakonfirma rero kugira ngo nubahize bwa buhanuzi bw'ibyumwere bitatu. Mbana ntirambwira Imana arambwiye ngo nzashaka umukobwa ukunda ibara. Ukunda irihe bara wowe ngo umenyuze n'Imana? Abarambwiye ngo mva nkubwire, ngewe singiye kukubeshya, nkunda ibara ritukura, ibintu byanjye byose baba umutuku. Ndebye no mu myenda yaje yambaye nsanga hari ahantu harimo umutuku. Navuga nti karabaye, mfatiwe aha ngaha. Mitamu poropoza namugani rero nk'igisubizo tugende turongorane n'ubundi nuko. Ahita ambwira ati wapi, ahita nyiyemeraho nawe nyine. Arambwira ati nange nzakiguha ejo, byari kuwa mbere, nzakiguha kuwa gatatu. Ndamusezera, uwo munsi nakoze n'agashya, sinange wishyuye kuko nashaka ibintu bituma yanyanga. Nubwo nari mubwiye uko nguko, ntabwo nashaka ibintu bituma yanyanga. Imana ikamushyiraho urubanza yanyanze, ariko ngewe yanyanze nyine. Ndamubwira nti ngewe ntabwo ndi bugire gute, ndi bwishyure. Arambwira ati wigira ikibazo, ngenda yishyura ibyo twariye byose ndabyishyura. Nongeye kwishyura, nagiye kumwaka igisubizo kuwa gatatu. Ngezeyo kuwa gatatu barambwiye ngo ndabiyemeye, ntuzambabarize umutima. Tuba dutangiye procedure z'iki z'ubukwe. Mu gihe dutangiye procedure z'ubukwe ni ubuhamya buryoshye ahangaha ngeze, bundi hano ntabwo byari biryoshye. Mu gihe dutangiye procedure z'ubukwe, nari mfite inka, ninateguye ko umukobwa nzashaka nzamukwa miliyoni nibura ziri hejuru y'ebyiri. Kubihakanye kandi narabisevinze. Nari mfite inka 5, imwe bamaga 800, indi bama 800, indi bama 700. Narazihisemo ko arizo nzamukwa, nzazigurisha nkamuha amafaranga. Narabaraga nkasanga biragwa muri miliyoni 2 n'utundi faranga turengaho. Navuga icyo gihe ndi muri procedure dutangiye ubukwe, nari mfite defo ikomeye kubera ubwiyemezi.
nanyaga numva abantu bashima ngo Imana yabakorera ubukwe ku cyiciro cya 20, nkumva ntibibaho, nkumva ibintu bavuga ntibibaho, ngo Imana yakoze ubukwe nta kintu umuntu yatangije, buri munsi nkabakritika. Numvaga umuntu yagomba gukora ikintu yagombaga kugisevingira kugira ngo azakigereho agikore. Sinkamenye yuko niteze umutego nanjye Imana izabinkora. Zanka zanjye rero baje kuzirogera rimwe zipfira rimwe, duhamagaye veterineri ngo azipime, bapimye baravuga ngo inyama zakwica ubuntu, barazishingura barataba, inka ziba ziragiye. Nari mfite 1,500,000. Twakuraga amabaro muri majerwa y'imyenda tuyajyana mu mujyi tukayaha abantu. Duha umuntu w'umunayigeriya imari ya 1,500,000 harimo ayo yanjye nyine. Tuyimuhereje aduha sheke itazigamiye, ibisoza asohotse mu gihugu tutabizi, tugiye kureba dusanga yagiye kera. Izo miliyoni ziba ziri henye na 500 turaziheba. Nari mfite ingurube zishika muri 20 na zingaye zirapfa. Nari mfite inkoko, ibintu byose biragenda. Ibyo bintu rero binyuzuriyeho nibyo byatumye nanuka ndamanuka, ndagenda mva ku biro kwijana 10 kitsi biro 60 na bingaye. Ndananuka, simwavuze ngo ntango ubuhamya, ndananuka kandi uko nanutse Imana ikambwira ngo avansa mu bukwe nzabana nawe. Mbangize mama nawe uzi gushyuha bya hatari. Inkuru yazishyushya ati umuhungu wanjye agiye kurongora, yaragumiwe ashyushya inkuru yazishyushya abwira abantu bose abanyura bose agiye kurongora. Nta bivuga nanjye mba nabyongoreye pasiteri n'abandi bantu b'inshuti zanjye. Noneho ikintu cyatumye ntabivamo ngo mbireke ni ukubera amagambo twivugiye twebwe umuryango wanjye. Ijwi rikambwira ngo avanse, ndavansa. Noneho mbwira umukobwa nti rero mu cyumweru kiri imbere nzajya kwerekana kwa papa kwa Mushumba. Mfite ubuhamya bwinshi ntago nabutanga, mfite ubuhamya bw'ubuzima ubwo mbigiyemo. Mfite abamama babiri, mfite mukadata nkajyana mama, kandi mama afite undi mugabo na papa afite undi mugore. Ni ubuhamya nyine bujimije cyane kubaha byagora. Cyokora papa yambyaye atari yakizwa, ambyana na mubyaraho. Ngo sintanze samare kugira ngo mubyumve, ntibashakana, umwe ashaka ukwe n'undi ashaka ukwe kugira ngo ntabasiga mu gihirahiro. None rero nagomba kujya kumwereka data nyine nk'umushumba. Manamubwiye nti madamu rero tuzajyana njye kwereka kwa papa, arabinyemerera. Ariko bigeze ku wa 3 tuzajyana ku wa 6, abarambwiye ngo amafaranga azantwara n'azatwara uzamperekeza n'ibyo kurya byose ni ayawe, ni wowe uzagira gute uzayashaka. Ngo abimbwire utanambaza n'ibihumbi 5. Mbwira Imana ntubi ibintu uko bikaze. Mana ingirira neza. Irambwira ngo humura. Ku wa 5 turi bugire bice tukagenda. Ndebye kuri telefoni yanjye mbona ka message, sinzi umuntu wakohereje. Nsanga kari 150 wohereje. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo n'amafaranga azarangiza urwo rugendo bigahuriramo. Mba ndayafashe ndishyura, ndangije tugiye tuvayo. Mu cyumweru gikurikiyeho ndambwira ngo tujye iwanyu. Abarabiyanzemo gakeya. Igikurikiyeho cyo 2 tujye iwabo. Arambwira ngo nabyo ni wowe uzabikora, uzashaka amafaranga azanjya n'abazambekera n'abazaguherekeza. Mbwira Imana ntibi n'ibiki bimbayeho. Imana inkoreka ikomeye cyantangaje. Nanone turi bugende ku wa 6, ku wa 5 ni mugoroba mbona aka message kanditseho 200,000. Ijwi ry'Imana rambwira ngo n'amafaranga azarangiza ibyo bibazo byo kuva iwabo. Turaje tujya mu rusengero. Mu rusengero nawe mu gihe mbipanze abanza kubyanga. Abyanga mwandikisha ku ngufu nambwira ngo bazaguhagarika. Ko ngiye numvaga imbaraga zimbwira ngo pushinga ugende. Ndangije ndamwandikisha tujyayo. Tugeze rero mu gihe yarimo ambwira ngo uzatwakira n'ibiki byose. Imana inkorera ikintu gikomeye kigitangaje. Mu gihe twabiteguraga tuzajya kwerekana ku cyumweru, Imana nayo irongera ibigenza neza. Imajije kubigenza neza, ngiye kubona mbona ku message ka telefone hajeho 300,000. Ijwi ry'Imana riramubwira ngo n'amafaranga azakemura ikibazo cyo kwerekanwa aho ngaho. Ndashimira Imana yabikoze ihimbazwa. None ni munyumve cyo mvugiye amagambo. Ibintu byanjye byose ni Imana yabikoraga birimo ndani mo gutyo.
kandi ngewe nkabyanga kubera ngiye muri ngiye himanitsemo ijambo ryitwa saving. Biranshanga ngo binshange turi bugi wabo gufata irembo. Nubuhamya burebure sindi buze kubuvuga. Turi bugi wabo gufata irembo, Mana ingirira neza ibana nanjye. Mamagara muzehe mubwira ko tuzajya gufata irembo tukajya no kwerekanwa uwabo w'umukobwa. Muzehe mbere yuko ngera ampamagara ambwira ijambo rikomeye ryantangaje. Arambwira ngo mwana wanjye tega amatwi nkubwire aya magambo. Arambwira ngo ubukwe n'ubwo abantu babiri. Niryo jambo yambwiye rya mbere. Arambwira ngo umuntu wa mbere ni umuntu ku giti cy'agashaka ibyangombwa byose ibyo kurya n'ibyo kunywa n'iki byose akabibona. Uwa kabiri ni umuryango ujuje kurya no kunywa. Arambwira ngo nanjye nzaza mu bukwe bwawe nje kurya no kugira gute no kunywa. Ntuzagira icyo ugira gute umbaza. Numvaga azansapotinga nibura kame inkwano. Nibaza ahantu nzakura miliyoni 2 nemereye umukobwa. Biranshanga. Naho umukobwa yabaye umwana mwiza agiye bavuga ko nzamuko miliyoni 1. Imana inkore gitangaza gikomeye. Mbona ibyangombwa byo kujya gusaba gufata irembo nyine. Nihute nkore samare mbona ibyo byangombwa byo bafatisha irembo tugiye turerekanwa. Muzehe aramperekeza ashaka kubidobanganya ukuntu nyine nirinze kuvuga. Ariko Imana ibigenza neza birakunda. Ngo bikunde. Cyo cyantunguye ngo bikunde. Tuvuyeyo utangira kwinjira muri procedure z'uko twari twamajiye kubushyira mu rusengero. Ndindira ko Imana izakora imirimo n'ibitangaza. Igitondo kimwe birancanga. Bimajiye kunshanga mburi ibitotsi. Uko ndimo ngenda nanuka mburi ibitotsi. Nza kubyuka ari nka saa 9. Njya gusenga ku rusengero njyaba munsi y'igiti cy'avoka kiri munsi y'urusengero rw'iwacu. Imvura iragwinyagirayo munari naraba amagambo yashize ivuga muri cyo mvuga. Imana irambwira ngo ndu Uwiteka nzabana na. Ndayishimira ko ari Imana irwana yarangiza ikanesha. Ntunguza umucyo wayo mu bintu yankoreye bitangaje. Haburi cyumweru kimwe n'iminsi nkingahe ngo ubukwe bube. Nayi ntarabona intebe. Nayi ntarabona inzu nzarongoreramo. Nayi ntaragira matera n'iy'abashitsi. Kuko murabizi ko i Kigali inshingano zose nyinshi zikunze kujya ku bahungu. Nayi ntarabona ikintu na kimwe. Nangije ntungurwa n'Imana iteye ubwoba irantungura ihimbaza. Umusaza umwe bita Pasiteri TCM mushobora gusanga mu muzi yawe baragremera. Ni inshuti yanjye amagara cyane yarankurikiranye yabaye mu mwanya wa papa. Arangije arambaza ngo Muneze hari inkwano ufite? Ndamubwira nti ntayo nariko nizeye Imana izabikora. Mu gihe mbimubwiye arambwira ati rero vayo nkwereke. Ndagenda ngiwe amibumbi 500 arambwira ngo genda ububyishuye nuyabona uzanyishura genda ubutanze igice cy'inkwano. Mba ndayafashe ndayajyana. Majiye kuyajyana rero nyashira umukobwa nawe arayatwara. Mvuyeyo haburi cyumweru kimwe ngo ubukwe bube. Kuwa mbere rero ndangije mbwira Imana n'Imana ko mba n'ibintu binyobeye. Imana isa niyinyihoreye gake. Kuwa kabiri umukobwa arampamagara ubukwe buzaba kuwa gatandatu nta kintu na kimwe mfite. Arampamagara ambwira ati rero sheri bose urabizi ko kuwa kane tuzajya mu murenge. Ugomba gushaka imodoka izaza kunkura iwacu ikaza igize gute intwaye tukajyana mu murenge. Kandi arabimbwira utambaza n'ibihumbi 10. Ndamubwira nti nta kibazo n'ubwiyemezi bwinshi ninzaza ariko numva nihebye. Majiye kwimubwira rero buraca kuwa gatatu njya gusenga ahantu bita mu Kiyovu hakurya hangaha. Ngezeyo nasengera gumba mwe inshuti yange cyane wo mukire. Turimo dusenga nsanga yararitse undi muhanuzi nsanga yararitse undi mudamu w'umukire nawe. Mu gihe dutangiye gusenga Imana ibinkoze ku maso no mpamvu nababwiye ngo ndareba. Inkoze ku maso rero nkanurira wa mugore. Ndamwitegereza ndamureba nti mada. Ntumva uko Uwiteka agize gute ambwiye. Arambwiye ngi wawe mu rugo. Iwawe mu rugo hari igihunyira gihagarara ku nzu yawe.
kikahagararana n'injangwe. None Imana irambwiye ngo iyo bihagaze ugasohoka mu kabireba mwese murwara umutwe mwarazungereye ni ibintu baboherereza. Habarambwiye ati nukuri birahari kandi buri gitondo birahaba, twiga twarwaye umutwe. Ahita ambwira ngo mbakubwire mukozi w'Imana, nibihava nkabona byahavuye ejo nzaguhamagara. Ngo bimbwire ndamwihorera, nari ifitiye ibikomere by'ubukwe naramwihoreye. Reka rero buke kuwa kane turi bujya mu murenge, abarampamagaye nka saa 2, abarambwiye atari mukozi w'Imana ntikarame ntibihunyira byagiye n'injangwe. Ubu ndi gushima Imana, ni ibihunyira byagiye n'injangwe. Ubu ndi gushima iki Imana. Ndamubwira nubwo sibyo biramfasha iki, umva nibereye mu bikomere nk'ibyo biramfasha iki. Nibura imodoka yo kujya gutwara umugore murenge ngo tujye gusezerana, we uri murambwira iby'ibihunyira n'ibindi bintu runaka, ibyo biramfasha iki. Ahita ambwira ati mutumishe, sinaje hari ukambona n'imodoka ntiwayibonye nziza wakwicecekeye ko njye uyu munsi wose ari njye nibwirirwa nkutwaye. Ibyo bintu urimo ni ibiki? Abaranyemereye ko ari bugire gute, ari buntwara, nsigarana ikibazo kimwe. Kwa data bukwe bari bambwiye ngo urazana abantu 5, 4 nayo wa 5, kandi buri muntu wese ni 5,000 aho twateguye mwiyakire, kandi buri muntu wese arishurira abantu ntiturashize. None barimo babivugana n'igiceri ngiza gute mfite, simwe mwambwiye ngo ntanga ubuhamya ko ndi mu ndakariye. Banagiye turamuzana, ariko nongorera wa mundamu namwe ntirumva nkubwire bambwiye ko nzana abantu 5. None mama namubujije nabande bose nababujije, sinshaka abantu bangenda iki inyuma. Ubwo we nawe turashaka uburyo turi buze kwenje turangiza gusezerana twicireho biyakire bukwabo. Nuko numvaga nimo mbibara umudamu ngavyumva arambwira ati turagiye tugeze mu murenge tutangiye gusezerana. Dushoje gusezerana twe twari tugezweho tubishoje, nongorera umugore ntubundi ko nabaye umugabo wareka tugakora divorce. Nuko namwongoreye agira ngo nurwanya ndi gutebya, ariko njye numvaga nyine meze nabi ntazi ibyo ndimo. Nkamwanira kadukora divorce mada, abaransetse ndamwihorera. Numva ijwi rirambwiye buriya mujye mukunda kumva ijwi. Ha muri mbyavuze ngo nkunda kumva amakuru y'umurwi uri kure cyane hatagira ibyago. Amen. Mujye mukunda kumva iki ijwi. Abarambwiye ngo numva ijwi rirambwiye ngo reba kuri telefone yawe, ndareba. Rirambwiye ngo muri message. Ndebye muri message sanga hariho 2 n'amazera 2 n'akadomo n'ayandi mazera 3 inyuma. Mbwira madamu ndindebera nti si miliyoni 2 banyohereje, ntabwo nari nzuyohereje. Arandebera akajya bara kuko twese twacanganyukiwe, akajya bara amazera twarize turi abanyabwenge ariko twabaraga amazera kubera gucanganyukirwa mu mutwe. Tumenya ko ari 2,200 banyohereje, sinzi wari ubyohereje n'ubusimuzi. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo ugende wishyure unyishyurire abo ngabo na amafaranga ari bukavaringa icyo kibazo. 200,000 tugiye mu murenge, kandi ubwo nta bya bindi byose simfite nyine nababwiye. Tugiye mu murenge, tuvuye mu murenge pare wa undi wanjye nababwiye abarabyanze, abarampamagaye ubwo nabisimuse nyine. Yarampamagaye arambwira ngo iyo umuntu abaye paratanga amafaranga menshi, ngo none rero nta mafaranga nifiti. Ngo abimbwire namwana ngiye n'amafaranga nkukeneye uzaza umpagarira iruhande. Arambwira ngo nzaza. Habura nk'icyumweru bube abarangira arampamagaye. Arambwira ati Muneze bampanuriye abahanuzi barambwira ngo sinzatabuka muri kwezi kwa 12. Noneho kugira ngo nzagwe imbere y'abantu natasha ubukwe ntabwo nzaza. Abambwije ukuri arambwira ngo nzagutwera ngwe n'imodoka ariko sinzaza. Imana yo kabyara impapare w'umusirimu mu makuru kuri uwo munsi wa 4 wo gusezerana. Wundi nibwo yamumpaye. Umukiri ufite amamodoka menshi. No mu gihe cy'intuza cy'ubukwe yampaye n'inka. Aminga inzunga isimbura muri za zindi. Nanora nihute kuwaga tuvuye mu murenge kuwa 5 mu gitondo nka saa 12
ijwi ry'Imana riransanga rirambira ngo gura cagi ucomeke telefone. Mwavuze ngo ame? Gura cagi ucomeke iki? Telefone. Ndayigura. Comeka telefone, irambwira ngo saa moya n'igihe utari wayicomeka. Comeka telefone. Saa moya zikubisamo, ni kuwa gatanu mu gitondo tuzakora ubukwe ejo kuwa gatandatu. Saa moya zikubisamo numva message ya mbere ngo diriri. Noneho message zirabyigana ku buryo mbura uko nzireba. Zirabyigana kuva saa moya gushyitsa saa 2:30 za mu gitondo. Kuva saa moya kuwa gatanu gushyitsa saa 2:30 za mu gitondo. Narebye kuri telefoni yanjye saa 2:30 bigeze, message zigabanyutse. Ndebye kuri telefoni kuri balance nsanga hariho 4,400,000. Ndabanza njya kwishyura inkono 1,000,000. Ndabanza njya kwishyura 500 ya TCA pasiteri yari yangurije. Ntangira kugura ibikoresho, ntangira gukora buri kimwe cyose. Mana inyongera amafaranga akomeza kuza. Muri make bije ya 12,000,000 nayo nakoze na madamu. Niko Imana yabidukoreye byose, ihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Ndashimira Imana yabikoze, ihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Mu minota mike yasigaranye, mike cyane, reka nigishemo ijambo ry'Imana. Mwavuze ngo amen? Mwavuze ngo amen? Mwavuze ngo amen? Twasomye igitabo cya Esther. Charus. Sorry, Esther niwe maze iminsi nigisha ejo bundi. Twasomye igitabo cya Charus. Ko mugiye? Ego komana. Ngese nkunda abantu bagenda. Bibiliya ivuga iki? Munyumve gatoya. Bibiliya igaragaza inzara 10. Amen. Bibiliya igaragaza inzara 10. Inzara. Bibiliya igaragaza inzara 10. Inzara zimajije gusohora inzara 9. Hasigaye inzara 1. Inzara ya mbere yabaye ku gihe cya Aburahamu. Iya kabiri yabaye ku gihe cya Lameki. Iya gatatu yabaye ku gihe cya Adamu. Nako ku gihe inzara ya mbere yabaye ku gihe cya Adamu. Iya kabiri yabaye ku gihe cya Lameki. Iya gatatu yabaye ku gihe cya Aburahamu. Iya kane yabaye ku gihe cya Isaka. Iya gatanu yabaye ku gihe cya Yakobo. Iya gatandatu yabaye ku gihe cya Bowazi. Iya karindwi ibaho ku gihe cya Dawidi. Iya munani ibaho ku gihe cya Eliya. Iya 9 ibaho ku gihe cya Elisa. Iya 10 ni inzara itari yaboneka, tuyisanga mu gitabo cya Mose. Iyi nzara ivuga gute? Iri mu 18:11. Ravuga ngo ni inzara ku nyota y'ijambo ry'Imana. Iyi nzara rero iritezwe, ariko se ngiye kwigisha, ngiye kuvuga ku nzara ku gihe cya Bowazi. Ese Bowazi byatewe n'iki? Twihuta tuganira mu izina rya Yesu. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya ivuga amagambo akomeye adasanzwe. Bibiliya ivuga icyo biterekanya ububasha ryabaye hagati y'uwitwa Mose ndetse n'umugabo umwe bita Yosuwa. Imana yakoze ikintu gikomeye, ibibwira Mose, iramubwira ngo fata icyitwa ububasha wari ufite ubuhereze Yosuwa. Numara kumuhereza umubwira yuko ukomezanya Abisirayeli. Yosuwa ngo ikimuhereza ububasha
abisirayeli baramusuzugura, baramubwira ngo umva tukubwire, niba Imana itabana nawe nk'uko yabanaga na Mose ntabwo turajyana. ngo ayimubwire, arangije ngo akoresha itegeko rya gisirikare abashoramo ku ngufu, ngo abashoyemo abatambyi uruzi ngo ruhita rucikamo kabiri Yorodani, ngo barambuka, ngo bambuke bashyira amabuye 12 aho ngaho. barangije kuyahashyira, icyo kintu cyanangaje gikomeye, barangije kuyahashyira ngo bigira icyo bita imbere yabo, ngo bigira imbere yabo bahasanga icyitwa ayi ngo bayirebe. Yosuwa ngo ayitunga intoki zirimo inkoni, ngo ayitunga intoki zirimo inkoni, ayi ngihita ahita yinesha. amajije kuyinesha arangije aratsinda, ariko ngo yigire imbere. Imana yamubwira ngo ubwire Yosuwa, imbaraga z'abana babo zagize gute? Zarangiye, hasigaye imbaraga zo kugira gute? Gusenga. Yosuwa iramubwira ngo imbaraga z'abasirikare za gisirikare no, ubu zisigaye ni ukuzenguruka 7 bucece, bivuze iminsi 7. iramubwira ngo imbaraga wakoreshaga agira gute? Zihorere. Yosuwa ngo arabyakira, abwira Abisirayeli, arabwira ngo yemwe Abisirayeli, Imana ivuganye nanjye ko tuzenguruka iminsi 7. ngo ayibabwire, barazenguruka. bamajije kuzenguruka ku munsi wa 7, Yeriko irariduka. ngo iriduke, buri muntu wese yinjira ahandi ashaka kugira ngo matinde gatoya. ngo iriduke buri muntu wese yinjiriye ahari. Ikintu cyanangaje gikomeye, Yeriko imajije kuriduka, ngo Yesu agira ibitekerezo byagutse. Barakora dukwiye kugira ibitekerezo byagutse. ngo ahita avuga ngo reka mbabwire, nimva ahangaha nkagenda hari umuntu uzigera yubaka Yeriko batugoteremo batwica. avuga ngo ngiye gushira amasengesho muri ano Yeriko yaguye. uzagerageza kubyubaka azapfusha umwana w'imfura, uzagerageza gusana amarembo azapfusha umereza. avuga ngo mbivuze ubu ngubu ndahangaha, mbivuze n'igihe nzaba naragiye, mbivuze n'igihe nzaba nakiriho. arangije kubivuga agira gute? Arahava arigendera, asigasizemo icyo bita iki? Amasengesho. ukuntu birivuga, Hiyeri w'i Beteli hashize imyaka irenga 500, aravuga ngo ariko ubundi ano mabuye Yeriko yaguye iwajya kubaka bikagenda neza. ngo arahaguruka aragenda, yibwira ko ibyo yavuze ari zero, yibwira ko ibyo yavuze bitari bwemere. arangije ngo aragenda, ngo atangiye kuzamura amabuye apfusha umwana w'imfura bita Biramu. atangiye gusana amarembo apfusha umuherezi we bita Segubu, nk'uko byavugiye mu kanwa ka Yesuwa mwene Nuni. amajije kubigenza uko nguko, na bugingo n'ubu ngubu kwajya muri Isirayeli, iyo uvuze ngo wubake Yeriko barakubwira ngo muri ariya mabuye harimo amasengesho. Yesu bene data mukeneye gusenga kugera ubwo amasengesho musenze yinjira mu gisekuruza cyanyu, yinjira mu gisekuruza cyanyu, yinjira ku bana banyu mu izina rya Yesu. yarangiza agasenya ibihome mu izina rya Yesu. arangije barase na bugingo n'ubu ngubu Yeriko ntabwo watinyuka kuyubaka, irimo amasengesho. yigira imbere nihute, ngahura n'abagibiyoni. Bagibiyoni baramubesha ngo tuvuye kure, dore imitsima idusaziyeho, dore inkweto zaducikiyeho. arangije arabwira ngo sinzabica, ndabona mubabaye. ngo bigiye imbere basanga bamubeshaga. arabwira ngo navuze ngo ntabwo nzabica, ariko kubera ikosa mwakoze muzahinduka abavomyi n'abashenyi ba bene wanyu. ngo abibabwire, aravuga ngo mbivuze ubu ngubu ndahangaha, mbivuze n'igihe nzaba ntakiriho. arangije kubivuga, na bugingo n'ubu ngubu iyo nivuze ngo bibakira abagibiyoni baravuga ngo Yesu yaratuvunye mu masengesho, n'abavomyi n'abashenyi ba bene wabo. yigira imbere ngasa cyane n'abanzi be nihute. arangije ngo abonye bugiye kumwirana, aravuga ngo wazuwe nawe wakwezi we, hagarara nikubitira abanzi. marayika ngazamura amasengesho abwira Imana ngo hagarika isi irahagarara. imajije guhagarara mu kintu cyantangaje, Yosuwa ngo birongera birabibi, akubita abanzi barabanesha. arangije kubanesha ngo birongera biragenda. abanyabwenge mu bya geography baravuga ngo impamvu ukwezi kwa 2 ku gitariki 2029 ni ukubera amasengesho Yesu yagize gute? yasenze. gusenga bifata isi bikayikura muri position.
gusenga bifata isi bikayikura muri position. Gusenga byiba iminsi. Reka mbabwire ukuntu gusenga byiba iminsi. Hari igihe uza gusenga sejemu, umurozi nawe akaba yamanutse mu gitondo cya kare yagiye ku mupfumu, yagera ku mupfumu bakamubwira ngo dore buracya mu gitondo yapfuye. Nawe waje sejemu watangiye gusenga, Imana ikavuga ngo ndakubeshaho kandi ndakurokora urupfu rukomeye. Umupfumu wamara kubimubwira akaza uwo muntu wagiye kukuraguriza mu gitondo akazinduka ari buze kuvuga ngo ugiye gupfa, yarangiza akazinduka mu cyakaye saa 11 kugira ngo yumve yuko bakubika. Yamara kuhagerageza iwawe mu rugo agahura naho Imana yakuzinduye uri muri rimwe ngo umwami Yesu nkunda ndiki ndamahoro. Ndagira ngo amatangaze ijambo rikomeye, amasengesho yiri iminsi mu izina rya uwiringiye Uwiteka ntago azakorwa n'iki n'isoni. Ni mwizera Imana ishobora byose. Ndaje ntange message mukanye ngenda banza nkigisha de talasima eganima fote posti kote maleza raga shelibini fole pasikita. Himbazwe Yesu. Gusenga bijiba imisi, gusenga bifata ibihe bitariho bikabishyiraho. Gusenga nicyo kintu cya mbere gikinjira ahantu umuntu atabasha kwinjira mu izina rya nde. Bibiliya irambwira ngo Yesu wafata isi muri ubwo buryo, ariko Yesu ngo ahinduka umunyantege mu cyo bita leadership. Ngo akora ikintu cyitwa ikosa rikomeye ryantangaje, ngo ntiyategura umuntu uzamusimbura. Mu gihe adateguye umuntu uzamusimbura, umva ikintu cyantangaje gikomeye, ngo bishoje abishaye binjiye mu kika cy'abacamanza. Ngo binjire mu kika cy'abacamanza hakora abitwa ba Debora na ba Sisera, hakora abitwa ba Samusoni, hakora abitwa ba Gideyoni. Icyo kika ngo bacinjiyemo biza kuba ngombwa yuko habaho n'ikika cy'abo bita ba Bowazi. Nibwo binjiye mu gitabo cya Rusi. Uyu Bowazi rero mu gihe yari ayoboye, niko birivuga, mu gihe Bowazi yari ayoboye ngo haza gutera ikibazo cy'inzara. Yanzana babwiye haza gutera ikibazo cy'inzara. Iki kibazo cy'inzara ngo giteye uwitwa Elimeleki mwene wa ngafata umugore we Nawume n'uwo bita Mahaloni na Kiliyoni abahungu be, arabwira ngo nimureke duhunga tujye gushaka ibyo kurya hehe i Mowabu. Mu gihe yarabwiye ijambo rikomeye ngo bahaguruka baragenda, ariko nimwumve ikintu gikomeye, bavuye i Betelehemu bagiye i Mowabu. Kandi nongera mbibutsa yuko Betelehemu bivuga ko ari inzu y'iki y'imitsima. Ijambo rikomeye, bataye inzu y'imitsima bagiye i Mowabu. Ndi kumwe na mwene data. Bataye inzu y'imitsima. Leadership babanye nke, leadership baye fail, leadership irapfuye, ubuyobozi burazambye. Bataye inzu y'imitsima. Hari igihe abantu basonzera mu rusengero kandi bagahagiyemo. Nibyo bya bindi bavugaga, mwene data asenga ngo Mana agarura amazi n'ibyo kurya mu nzu yawe. Ndagira ngo mbabwire icyayi cy'ibiteye n'ingaruka za leadership, n'ingaruka zo kugira inzara, n'ingaruka zo kubura ubuyobozi, n'ingaruka z'ubuyobozi buzambye. Ariko bavuye i Betelehemu bagiye i Mowabu, bataye inzu y'imitsima, ariko bagiye bahungishijwe n'iki n'ijambo ryitwa inzara. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya irambwira ngo baragenda bageze i Mowabu, uwitwa Elimeleki umugabo wa Nawume ngo ahita apfa. Haciye imyaka 10 Mahaloni na Kiliyoni nabo barapfa, ariko bapfa bararongoye uwitwa Rusi na Orupa. Noneho Nawume asigaranye n'abakazana batari babyara. Ngo aza gukurikirana amakuru, asanga abantu basubiye kuri gakondo yo gusenga. Asanga Betelehemu bongeye bagirirwa umugisha bareza. Imana yarabibutse ngo arabireba, ngo abyitegereze, ngo aravuga ngo reka asubireyo. Abwira abakazana be mu gihe bahagurukanye ngo arabongorera, harabwira ngo nimwumve abakazana banyu, sinteze kubyara abandi bahungu ngo bazabashaka, kandi ntabwo nigeze kugira abandi bana bazababera abagabo. Noneho nimwisigare mu mazu y'abagabo banyu, muzagirirwe umugisha n'Imana, ngo abaha ingingo zumvikana,
ngo azibahereze. Orupa arabyumva, we ngo aramusoma aragenda. Amajije kumusoma agiye ngo ahereze ingingo Rusi. Rusi aramubwira ngo winyingingira kugusiga, kuko aho uzagwa niho nzagwa, aho uzarara niho nzarara, aho bazaguhamba niho bazampamba. Ntihagira ikintanya nawe atari urupfu. Uwiteka azabimora ndetse bigize gute bikabije. Ngo abimubwire Nahume, ngo aramwikiza avuga ngo reka ne gukomeza kwinginga uyu muntu nibiri bugire gute, ntibiri bukunde. Mbibutse ko ijambo ndimo mbigisha ni ijambo rivuga ngo guhitamo neza biruta guhitamo nabi. Bibiri imbwira iki? Nihute ngiye gusoza muri confirmation. Bibiri ivuga iki? Bibiri avuga ngo Rusi aragenda na Nahume bagera kwa Bowazi. Rusi ngo atangira guhumba, ariko ngo Bowazi aramubenguka. Bowazi amubengutse aramushaka. Bowazi abyara Obedi kuri Rusi. Rusi nawe nani Obedi abyara Yesayi. Muri kunyumva? Obedi abyaye Yesayi. Yesayi nawe abyaye Dawidi. Ngarukira aho ngaho muri confirmation. Muri kunyumva bene data? Muri kunyumva? Nimushaka mwumva akangaka konyine, nibindi nimushaka mubyo ariko mwumve akangaka konyine. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Bibiri avuze ngo Rusi abyaye Obedi kuri Bowazi. Obedi abyaye Yesayi. Yesayi nawe Bibiliya ikunze gukurikirana ibiyayo bigomba intego yayo, ibindi kabita. Bibiliya ivuze iki? Bibiliya iravuze ngo Rusi abyaye Obedi kuri Bowazi. Obedi nawe abyaye Yesayi. Yesayi nawe abyaye Dawidi. Tarigumi ivuga iki? Tarigumi iravuga ngo Dawidi we, Dawidi abayeho, ariko avuye mu rukigi rwa Rusi. Ariko Orupa nawe Tarigumi iravuga ngo yaragiye arashaka. Amajije gushaka mu rukigi rwe havukamo umugabo bita Goliyati mu gisekuruza cye. Noneho bagiye guhurira ku rugamba, umwe ahagarariye Imana, undi ahagarariye Shitani. Umva ikintu kigiye gukora, hagiye gukora ijambo rivuga guhitamo neza. Mureke mbabwire bene data, Imana mwizeye iteye ubwoba, Imana mwiringira hambaye. Mbibutse ko ibintu by'Imana bitangiye bidafite ishusho bigasoza bigira gute, bigira ishusho. Dukomere Imana amashyi mu izina rya Yesu, amen. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Mu rukigi rwa Rusi havuyemo Dawidi, mu rukigi rwa Orupa havuyemo Goliyati. Bagiye guhurira ku rugamba. Umva ikintu kiri buvukemo, ibintu bya imbaraga za Shitani ziri butangire zigaragara zirwanya Abisiraheli. Mbibutse yuko impamvu Abisiraheli bari bazengerejwe n'Abafilisitiya nuko umutwaro urwaye. Iyo ufite ikibazo cy'uko umuturwaye n'igihimba kibigenderamo, n'igihimba kibihangayikiramo. Narinje kubashishikariza ijambo rikomeye, muhitemo neza Imana mwiringiye izabagera neza mu izina rya nde twese. Kuko Rusi yahisemo neza abyara Dawidi unesha,
ariyenura arupa ahisemo nabi abyara Goliyati uneshwa mu izina rya nde Yesu. Nje kubabwira ngo nimuhitemo neza mu izina rya nde rya Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Tugiye gusenga. Zepikotas shidipes teleza bi enfo benile wesikita shidibi iniforedra teniza rabi inifokans pidi inifotestika shidibi inifole maleza rawiri biriko teniribi iniforedra shiri inipos enewereka. Uri byose uri umwami Yesu, uhimbazwe urahambaye. Tugiye gusenga ariko nari nkubwira ijambo rikomeye ngo hitamo neza uzagirirwa neza n'Imana, kuko guhitamo nabi bizagutera ikibazo. Dufite abantu bahisemo neza, dufite n'abandi bahisemo nabi. Muri kino gihe cya corona afata Imana arangije afata na shitani. Ayo ni amahitamo mabi. Mu gihe cya corona hitamo shitani arangije ati Imana. Ayo ni amahitamo mabi. Turashaka ko abantu bahitamo neza bagakurikirana Imana, Imana ikazabagira neza. Mbibutse yuko iyo umuntu asenga agahitamo neza agirirwa neza n'Imana, kandi masangarije ijambo rikomeye. Iyo uhisemo neza ubutsinzi buboneka kuri wowe mu izina rya nde rya Yesu. Duhereze Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. Imana nihimbazwe.